imikurire yanjye nibwira ko amafaranga azarema iherezo, amafaranga yo kwizigama, amafaranga yo kurya, amafaranga yo kugura ibyo nkeneye, amafaranga yo koherereza abantu banjye, amafaranga yo kumfasha gutegura iherezo ryiza. Mbere yo kuyabona umufuka wanjye wari urimo ubusa, kuyagira byari ngombwa rwose kuri njye. Naribwiraga nti hanyuma y'ibyo ngibyo nzabaho nishimye, nyamara nkaho nibeshyaga ubu ndacyababaye. Niki cyama ibyishimo by'ukuri? Niki cyahaza kutanyurwa nkorana? Ndambiwe gushakisha, ndumva nihebye. Amafaranga nari niringiye ndumva ntacyo avuze. Buri wese arashaka amafaranga, buri wese yafitiye inyota. Ubukire buturuka henshi, amafaranga akaba hambere. Abantu bashaka ibintu byinshi, amafaranga bwa mbere. Ntabwo nzi bimbaho, biranyobera. Ariko hari igihe abantu bampaye amafaranga ndayafata, niyemeza kuyabikaho, kuyoherereza abanjye no kuyaryaho. Mbere sinishimaga njyenyine nk'uko abakire benshi babigenza, niyemeje kujya nyasangira n'abantu banjye bo bayampaye. Ibyo bikanshimisha hamwe n'abantu turi kumwe. Burya ibyishimo byawe ntibishingira ku mafaranga ufite, ahubwo ku bantu ufite mu buzima bwawe bagufasha kugira ibihe byiza hamwe nayo.